umuvumo wose umuntu yakuvuma ariko ubwo ndimo ndavuga ku bantu badafite Kristo akakuvumira ikintu uzi ko wakoze hari ubwo bishobora gufata ariko kubemera Imana iyo ufite Imana muri wowe byo gutaha utinze ntiwagufata umva uko ibintu bimeze buriya n'abarozi baroga iyo wibye ikintu cy'umuntu umurozi akajya mu bapfumu wa mupfuma tracinga cya kintu koko cyakozweho akaba yagira guteye kugira nabi ariko iyo utibye utagize icyo ukora nta kintu umurozi umupfuma ashobora gukora kuko abura icyo aheraho mu bintu byose hari ikintu umuntu aheraho niyo ari umugisha hari icyo Imana ikoza yaheraho sibyo so rero icyo kintu baheraho bakuvuma iyo ntacyo rimwe na rimwe hari ibintu tunyuramo ariko wakwiyana wahindukira bwiza Imana ikuri ikagukura icyo kintu cyo gicyasha ikagukura ibyo bintu byose Imana yambwita kuva uyu munsi witwa Israel imuhindurira izina hari ibintu dukora mu bujiji hari ibintu dukora mu mafuti yenda tukagira iyo mivumo ariko indi twiyana tugahindukira tukagaruka imbere y'Imana tukayibwiza ukuri Imana irakubabarira nubwo so yaba yarakuvumye akuvumiye kumusuzugura akuvumiye kumukorera bitari bizima ni wihana ukembera kwambutsa ibyo byose ugaca bugufi ugasaba Imana imbabazi uzababarirwa. Turabasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiana TV show. Amahoro Imana itanga abane namwe ngendi Jamari nkuko mubibona imbere ya kamera za Kiana TV show. Tufite umukozi w'Imana muramuzi cyane abwiriza mu nsengero muramuzi cyane avuga ku agira inama abantu ku bintu byerekeye ingo agiye kutwibwira muraho ariko umukozi w'Imana muraho amahoro Jamari ndagushuje amahoro y'Imana akomeza kuganzaho umwaka mushya muhire umwaka mushya kuri twese n'abadukurikiye tubihurije umwaka mushya uzabere umugisha n'uburumbuke muri byose amen. Rero mbere yuko tuganira tubatumiye kugira ngo tugire ikintu tuganiraho kandi kiri bugirire umumaro umuntu wese ukurikira kino kiganiro kandi tumusabiye n'umugisha umuntu wese uri kudukurikira. Reka dusenge. Mana turagushimiye cyane tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda izina ryawe nirishimwe tugushimiye ko warinze uyu nguyu ukurikiye iyi video mwami ushimwe cyane. Rero dutangiye kino kiganiro bana natwe umutumirwa umugisha umugirire neza ibyo tugiye kuvuga byose utuyobore kandi iki kiganiro kizagira umumaro kuri buri wese uzacyumva. Urakoze rero komeza kubana natwe muri byose mu izina rya Yesu amen. Rero tugiye kuganira ku ntego cyangwa se topic akenshi ikunda kubaho ikunda no gutera ubwoba abantu benshi cyane ikintu cyitwa umuvumo. Ukumva umuntu ngo ndakuvuma kumva umuntu aragira ubwoba ati reka mbikora ataza kumvuma ukumva umuntu abayeho ubuzima akavuga ati baramvumye. Bibiliya hari ahantu igaragaza ahantu umuvumo wafashe ujya wumva sinibuka amazina neza ariko njya nibuka ngo ni Shemu nande ngo babonye se yambaye ubusa noneho umwe aramuvuma aramubwira aramuvuma ariko waje uwamubonye ubwambure yaramuvumye ariko uwamwambitse we agira umugisha. Urumva rero hari ahantu imivumo ifata. So rero nagira ngo utubwire ikintu cy'imivumo wowe ugifata gute ujya kumva nyine kwanza imivumo bifata gute? Ibyo navuze nkubwira imivumo bituruka ese ufite Kristo muri wowe ubundi iyo ufite Kristo muri wowe rero ntugatinye umuvumo. Ikindi cya kabiri abantu bavumanaga na kera nk'uko wari utubwiye urwo rugero rwo muri Bible urumva koko yari yarebye ubwambure bwa se ise nawe aramuvuma umuvumo wose umuntu yakuvuma ariko ubwo ndimo ndavuga ku bantu badafite Kristo akakuvumira ikintu uzi ko wakoze hari ubwo bishobora gufata ariko kubemera Imana iyo ufite Imana muri wowe nta muvumo wagufata. Birumvikana nyine ntiwanakora icyo kintu ariko se nanone ukijijwe urabizi tujya tugwa tukabyuka nk'ubu gato nkasohoka nkakora iyo kosa rigatuma umuntu amvuma kandi akamvumira ukuri ugakora ikosa ryo kumwiba byanashoboka. icyo nakubwira ni kimwe n'urugero cyangwa se ngataha ntinze papa kamvuma
oya ntabwo ibyo rwo wagufata byo gutaha utinze ntiwagufata umva uko ibintu bimeze buriya n'abarozi yego baroga iyo wibye ikintu cy'umuntu umurozi akajya mu bapfumu wa mupfumu atresinga cya kintu koko cyakozweho akaba yagira gute yakugira nabi ariko iyo utibye utagize icyo ukora nta kintu umurozi umupfumu ashobora gukora kuko abura icyo aheraho mu bintu byose hari ikintu umuntu aheraho niyo ari umugisha hari icyo Imana ikubaza yaheraho sibyo so rero icyo kintu baheraho bakuvuma iyo ntacyo ntabwo gufata reka tumve Bibiliya irabivugaho iki reka tujya mu migani mu mugani 26 umurongo wa 2 haravuze ngo nk'uko igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho nibyo nakubwiye ikintu kidafite connection umuntu akuvumye udafite ikintu kigukonekita n'icyo akuvumiye nta kintu ushobora kuba yaba ari umubyeyi wakubyaye yaba ari umushumba ugushumbye yaba ari umukozi ugukoresha yaba se ari n'umuturanyi umuvumo utariho urubanza ntabwo ushobora gufata ibyo byo ndagira ngo bibe kiriya twagiye tubona muri Bibiliya abantu batandukanye bagiye boherezwa kuvuma ariko byose ntibigire icyo bifata rero muri ubu buzima bwa buri munsi icyo nabwira wowe mwene data umurikira abavuma ntibazabura uzahura nabo yaba ari mu kazi kawe yaba ari mu baturanyi bawe yaba ari mu itorero ryawe nta muntu ubura abanza kandi burya umuntu ujya kuvuma ntabwo ari umukunzi wawe aba ari umwanzi wawe muri iyi si rero ntabwo bazabura ariko naza akakuvuma utamwibiye uri umukozi ari umukoresha wawe akakuvuma ku busa ntabwo bizagufata ndabikubwiye kuko na Bibiliya irabivuze umuvumo utari urubanza bigenda gute hano biravuze ngo nk'uko igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka niko umuvumo w'ubusa utagira uwo ufataho nawe reba uko intashya iguruka nuvuga ngo bifata ubusa none se tubijyanishe na babandi wenda bashobora kuba bajya gusenga bakavuga bati turabihambira oya ukuri kujya kure twabonye umuntu bita Nindavuma Scovia ninde wa wundi bamwita Bishop Rugagi Avuma Scovia kuko yakoze inkuru igaragaza yuko hano itorero ritari nahari koko cyane icyambere rya torero nta ryari rihari ryari rifunze icya kabiri ibyo wavugaga byari ukuri none se ubwo muvumo wamufata gute wamenya nyine numvise amubwira ati ikintu cyitwa ubugingo ukibagirwa ati nutansa imbabazi buriya rero akambwira ikintu kimwe ubugingo ntago ubugingo none se ubugingo rugajya biriya bintu binateye nubwo bariga ushobora kwibaza ubugingo ubundi yavugaga niki kuko Bibiliya hari ahantu ivuga ngo ubugingo bwanjye ni Neriya ni uriya mugore Yezebeli yabibwiraga Eliya amubwira ati ubugingo bwawe ndabuhwanya n'ubwo abantu wishe hari igihe ubugingo ari ubuzima of course akamubwira ati nutansa imbabazi urabura ubuzima sinzi nta wamenya wibuke yubu Imana ibwira Satani iti mva ukore ku bindi ari ku bugingo bwe ntufateho wamenya ari iki niki yavuga nibaza yuko Imana ariyo yonyine ifite ububasha ku bugingo bw'umuntu ubundi se tubivuze bundi abamugani ubugingo yavugaga ubundi wamenya ari ubugingo hariho ababyumvishe nyine ko ari igitabo cyo mu ijuru cya kindi cy'ubugingo mwirwa mutubwira abavuga butumwa na pastoro ariko nanone iyo tugarutse usanga ubugingo ari ubuzima busanzwe oya ubuzima busanzwe n'ubuzima nyine oya ni n'ubugingo kuko Yobu Satani yakoze ku bintu byose ariko ubuzima yakomeza kubugira byumvikana Imana yaravuze ati ubuzima ubuzima ntago uzabukoraho kandi Bibiliya yaravuze ubugingo ntubukoreho kandi nanone hahandi Eliya iyo umuntu yakuvuze ngo nk'ukuri yavuga ngo ntabwo azabona ubugingo ngewe nabona ko avuga ubugingo bw'abakiranutsi nyine n'urugero kubera ko ibintu yari yamushinjaga yakoze
byagaragara ko yamuhohoteye, byagaragara ko yamubeshyeye, byagaragara ko yamuharabitse. Ngewe ntekereza ko aricyo yavugaga, ariko nanone ko wari ubivuze nanone ni ubuzima bwa buri munsi. Kuko iyo tubuze ubuzima nibwo bigaragara koko bwagiye kuko ubundi ntawe uzi aho bujya, urageraho ngo atubwire. Yes, nawe urageraho ngo atubwire. Kandi koko ugiye kubona ukuntu yubu yakubititse, agagira ibishyuta, agapfusha abana, agapfusha ibintu byose, ariko agakomeza agahumeka, agakomeza akabaho. Urumva ibyo bivuze iki rero? Bivuze ko njye uko ntekereza ubugingo bwacu cyangwa ubuzima bwacu buri mu maboko y'Uwiteka. Imana itashatse ko ubuzima bwawe burangira ntago bwarangira. Ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kugutwara ubuzima atari Imana yabigizemo uruhare ngo ibyemere. Hari ibitugeraho Imana ikabyemera, ukarwara ukaremba ukanapfa, sibyo? Ubwo Imana irabizi, ntabwo ibyo twabitindaho. Ariko kugira ngo umbwire ngo umuntu mu bishop aravumye, icyo nari mbivugiye, nashaka kubwira ngo kuvuma umuntu ugira icyo uheraho kugira ngo bifate. Bibiri kubwiye umuvumo utariho urubanza, utariho, sibyo? Bivuze ngo nuko tudakomeje enda hari ahandi bivuga ko umuvumo ufite icyo ushingiyeho ushobora kugira umumaro, ushobora gufata imini. So rero ndagira ngo ubwire unkurikira witinya. Hano hari abantu badukurikiye, ababyeyi bavumye, kandi koko yakura ugasanga nta kintu ageraho. Abo bantu bavumye, nakubwiye ngo iyo ufite Kristo byose birashoboka. Bashobora no kukuvuma koko hari icyo wakoze, sibyo? Urugero buriya Yakobo ajya gutwara umugisha we Esawu, yakoze amakosa, nubwo Imana aricyo rero bivuzeho cyane. Noneho Satani akoresha na nyina. Buriya iyo Imana aricyo yakuvuzeho urabyihorera, Imana yo ifite uko isohoza ibyo yakugambiriyeho. Ariko iyo ushatse kwihutisha ibyo Imana yavuze ubikora nabi. Nyina rero yashatse ukuntu yihutisha nyine umugisha kugira ngo uriya utware ko yarazi ko Imana yabivuzeho. Arangije abikora binyuranye n'ibyo se wa Yakobo yari yabasabye. Ariko icyo mbivugiye, amaze kujya kwa nyirarume Labani, yageze yarakubitika. Umugisha koko yarawubonye, ariko umugisha wari uvanze n'umuvumo. Kuko urumva ko yasuzuguye se, kandi na mwene se yaramaze kubabara. Ibyo rero byose twabigeranya n'umuvumo, nubwo Bibiliya itatwereka ko yavuma. Ariko byo kuvumwa ko nawe urabibona ko birimo cyane. Amaze kugera hariya rero agakora ibyo byose, akabona amafaranga ntamuha umunezero, akabona abagore niba umunezero, akafata inshoreke ntizimuha umunezero. Yamaze kubona ko iby'isi byose yaruhiye ashaka, akemera kwiba umugisha mwene se asanga ari amafuti. Wabyumvise? Arangije yishurirwa yuko agomba kuba arimo nyuma ibisa n'umuvugo. Arangije arihana arahindukira ngo aravuga ati reka baze nambutse ibi byose ubutunzi Imana yamera hano mbanda mbyambutse bigende. Amaze kubyambutsa arakira na marayika. Arangije marayika aramubwira iti witwa, ndavuga ati nitwa Yakobo. Kuki atamubwiye ngo ndi Esawu nkuko yabwiye se? Yakobo yamubwije ukuri. Rimwe na rimwe hari ibintu tunyuramo, ariko wakwiyana wahindukira abwiza Imana ikuri ikagukura icyo kintu, icyo gicyasha, ikagukura ibyo bintu byose. Imana iramubwira iti kuva uyu munsi witwa Isirayeli. Imuhindurira izina. Hari ibintu dukora mu bujiji, hari ibintu dukora mu mafuti yenda tukagira iyo mivumo, ariko nitwiyana tugahindukira tukagaruka imbere y'Imana tukayibwiza ukuri, Imana irakubabarira. Nubwo so yaba yarakuvumye, akuvumiye kumusuzugura, akuvumiye kumukorera bitari bizima, ni wihana ukembera kwambutsa ibyo byose, ugaca bugufi ugasaba Imana imbabazi, uzababarirwa. Kuko Imana yacu ni imbabazi, ngo ihori iteza amaboko ishaka ko duhindukira. Reka rero mbabwire bene data, wikwita kuri iyo mivumo waba waravumye biturutse yuko utumviye. Haleluya. Hari ukuntu tutajya twumvira, nubwo tutabyita imivumo. Nahoze nkubwira ibyabaye kuri Yona. Ibyo byose ni ibintu bituma no kutumvira. Burya niyo umubyeyi ajya kuvuma uba wamushize isoni, uba utamwumviye. Ariko ibyo byose Yakobo ngo amenye ubwenge, yambutse inshoreke, yambutse abagore, ibi byose ntabwo byari biramuhaye umunezero. Hari igihe uwo muvumo kubera ibibazo, ukakubera agahinda, nubwo waba utunze ibintu bingana gute ukabura amahoro. Ariko ndashaka kukubwira nkurikira, umuvumo utariho ububanza wiwutinya. Waba uri uvumwe na pasiteri, waba uri uvumwe na bishopu,
waba waravumwe n'umuhanuzi, waba waravumwe n'inshuti yawe, waba waravumwe n'umubyeyi, icyo Imana igushaka no kwihana ugahindukira ukagaruka ukavuga ngo Mana ndaje, mbabarira ibicumuro byanjye byose, mbabarira ibyo nagendeyemo byose, iyo mivumo yose izahinduka ubusa. Rero tukiri aho ngaho, hari n'abantu batanga ibintu kubera gutinya kuvuma. Wenda akavuga, wenda umuntu ni umuhanuzi cyangwa se nyine ni umuntu bizwi ko avuma, akabwira ati wampaye iki kintu runaka, ukakimuha kubera ko watinye kuvuma. Abo bantu nababwira ngo ubwoba nibushire. Yesu Kristo byose yarabenje ku musaraba, mwikongera gutinya. Niba umbwiye ngo mpa amafaranga n'utampanda kuvuma, iryo ni iterabwoba. Icyambere, mu bantu bose tubona na Bibiliya n'abatubanjirije bose, umuvumo utariho urubanza ntabwo ufata na gato, sibyo? Umuvumo udafite ikintu uhagarariye, udafite icyo ushingiyeho, udafite icyo uheraho, ibyo byose ni iki? Ni ubusa. Yes. Kuko twagiye tubona, reka turebe muri Bibiliya, umugabo bita Baraki yinginga Baramu kuvuma Abisirayeli. Yaramwinjira avuga ati genda ubamvumire. Uyu mugabo Baraki ntabwo yarazi ko Abisirayeli batavumika. Ntiyarazi ko Abisirayeli ari ubwoko bw'Imana. Rero nawe wabura aho, nawe uri nk'Abisirayeli utavumika, uri umukiranutsi w'Imana, ugendera mu nzira z'Imana neza, ntabwo uvumika. Rero umuntu wese ugendera mu nzira z'Imana neza, umuntu wese ukora iby'Imana ishima, ntabwo wamuvuma ngo bifate. Ndakubwira ngo n'umurozi ajya kuroga mugenzi we, iyo asanze uri mu Mana ntabwo urogeka, ariko iyo asanze nawe ujya mu bapfumu arakuroga bigakunda, kuko ari aho bihurira, aragushakisha akakubona. Ariko mu Mana, iyo uri mu Mana, umwijima ntabwo uhura n'umucyo. Umucyo iyo uhuye n'umwijima, uzarebe ujye mu cyumba kirimo umwijima, ushyire mu itara, umucyo uzahita uhunga. Umucyo umwijima uzahita uhunga. Rero no kuvuga ngo hari ibintu bitavanga. None se tugana ku musozo, nagira ngo utubwire, hari abantu babayeho mu bwoba, hari n'abantu babayeho muri uwo muvumo bavuga bati twariyakiriye, baramvumye, abo dusengana baranzirikiye, cyangwa se ababyeyi baramvumye, cyangwa se ibintu nk'ibyo byose. Ni igiki wababwira kugira ngo bibohore tu? Kandi buriya kugira ngo banabohwe ni imyumvire. Kuba ubwabyo uvuga ati baramvumye, ubaho nyine wumva. Reka turebe mu kubara 23, 23 umurongo waho w'8. Haranditse ngo navumane ab'Imana itavumye, kandi narakarirane ab'Imana itarakariye. Rero ntabwo wavuma umuntu Imana itavumye ngo bishoboke. Waba uri umuhanuzi, waba uri umuvugabutumwa, waba uri umugabo cyangwa uri umugore, waba uri gatiki, waba uri umuyobozi, ntabwo wavuma umuntu Imana itavumye ngo bishoboke. Rero niyo mpamvu mbwira umuntu wese wari ufite ubwoba, wowe basikoroka bakavuga ngo nutazana aya mafaranga y'ituro urarara upfuye, ndashaka kukubwira ngo urashinganye niba uzi ko uri kumwe na Kristo, niba uzi ko uri kumwe n'Imana, urashinganye. Kuko Baramu ahangaha, Baraki yarambwira ati nuvumire Abisirayeli, arangije nawe yarabizi ko batavumika, yari asanzwe abizi. Arangije afata indogo baragenda, Imana imaze kubona ko atayumviye, arangije indogo yanga kugenda, imurusha ubwenge. Haleluya. Amen. Muri ubu buzima rero, hari igihe umuntu akubwira ati genda umvumire Joye, nawe ukemera ugashukika. Yenda wagiye no mu nzira imodoka igapfuka amapine, yenda ugiye kumvumira nk'ahantu ku gasozi hana. Ndashaka kubwira ngo ibyo bintu nibiko uzajya ukwanuka utahe, uzajya umenya ko umuntu atarogeka, uzajya umenya ko umuntu atavumika, uzamenye ko umuntu ashinganye, uzamenye ko umuntu ariho amavuta y'Imana. Cyane. Hari abantu batavumika, hari abantu batarogeka, hari abantu bashinganye,
njya nkunda kuvuga nari ngiye kuvuga ngo mushumba ariko nabyo bizaza sinzi niba mba ndi guhanura ariko icyo nzi cyo nyine abo bantu nibahumure harimo abo bantu barahari ariko ubabwiye ibintu byiza cyane urababwira uti niba bidafite icyo bishingiyeho ntibagire ubwoba niba kandi binafite icyo bishingiyeho bagasenga nk'uko Yakobo wavuze byahindutse nabo Imana yabaha umugisha ubuzima bugakomeza. So rero dusoza nagira ngo wenda ugire nk'ubutumwa nk'ikintu kindi wenda wabivugaho kubera ko buriya abantu babayeho mu bwoba. Noneho ikintu cyo kuvuga ngo wenda nk'umushumba wawe kora iki kintu tazakuvuma atazagira ate mbese wenda ubu ngubu ku bintu by'ababyeyi sinzi niba hari ababyeyi bakivumana ariko ubusanga ari ibintu biteye inkeke bikore batakuvuma bitagira bite baramvumye baranziritse ibintu nk'ibyo ngibyo ni iki kindi wenda waba usigaje noneho wenda uhite udusengera n'Imana kugira ngo Imana umuntu wese ufite ubwoba ko bamuvumye nashaka uwiteka amwikubita imbere niba azi ko ari cyo bahereho bamuvuma akihane cyangwa se agisubize niba waribye ubutaka bw'umuntu umusubize cyangwa niba waribye inka z'abantu zibasubize cyangwa niba hari ikintu cyose wakosheje uwo muntu ugenda umusaba imbabazi nurangiza wikiranure nawe uzupfukama imbere y'Imana wibwire uti Imana mbabarira nkuraho urubanza ntandukanya n'ibi byose ntandukanya n'iyi mivumo Imana izabikora n'Imana y'imbabazi. Rero witinya niba ufite Kristo niba utanamufite kandi umwakire muri uyu mugoroba. Niba udafite Kristo muri wowe ushobora kuvuga ngo se uwo Kristo bamwakira bate? Nta kindi bisaba ni ukubwira ngo Yesu Kristo ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye unyandikure mu gitabo cy'urupfu unyandike mu cy'ubugingo none n'iteka ryose. Uraba wakiriye Yesu kandi Yesu arakubera byose. Yesu aragukiza iyo mivumo. Yesu aragukiza ibyo byose byakugendagaho utari ufite igisubizo kuko niwe gisubizo cy'ibintu byose bibaho mu buzima bwawe. Umuririmbyi n'ujya ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Yesu ni byose kumufite. Witinya rero wikuka umutima. Niba ufite abakuvumye wijya kuvuga ngo uratanga igitambo cyo kuvumura. Oya. Wikwirwa uvuga ngo ndashaka amafaranga y'igitambo cyo kumvumura. Nitwihana tugahindukira ngo Imana izatukiza n'ibicumuro bya soko n'abasokuruza bakiraniwe. Rero uwo muvumo ntabwo ari cyo kintu gikomeye imbere y'Imana. Oya. Nta kintu Imana itara. Bibiliya nitubwira ngo ntacyo Uwiteka yakwima bagenda batungana. Rero ndashaka kumara ubwoba wowe utekereza uba mu bwoba uvuga ngo baramvumye wowe utaratangiye amafaranga igihe y'ituro ukavuga ko bakuvumye humura. Nje gukomeza nkubwira ngo umuvumo utariho urubanza ufata ubusa. Komera rero ushikame tumbire Yesu. Muri Yesu harimo byose, harimo gukira, harimo kubohoka, harimo gutabarwa, harimo amahoro, harimo byose. Ngwino kwa Yesu ateza amaboko. Amen. Haleluya. Dusengere. Mana data wa twese uri mu ijuru. Amen. Turagushimye. Turaguhimbaje ko abanye natwe. Habwe kuzo n'icyubahiro. Wakoze kwemeye ko twicara kuri izi mikoro tukavuga ijambo ryawe. Wowe wa Isirayeli ndakwereka abantu bose bafite ubwoba kubera imivumo ituruka mu kanwa k'abahanuzi bawe, ituruka mu kanwa kabita abakozi bawe, kandi tuzi neza tudashidikanya yuko abakozi bawe icyo bashinzwe ari guhesha umugisha. Akanwa k'abana b'Imana hatavamo imivumo. Wowe wa Isirayeli turakwinginze kugira ngo abavumwe bose n'akanwa kabita abakozi b'Imana muri uyu mugoroba Mwami w'abami turasenze kugira ngo iyo mivumbi bakurweho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana. Amaraso yabeza abatunganye bere bamere nka sherege bamere nk'urubura Mwami. Koko kwiza kurukire kubagirira neza. Basengeye umugisha kandi n'abavumye nabo basengeye umugisha n'ubwenge bwo gukiranukira wera wa Isirayeli. Shimwa kirweje tegeka ganza habwe kuzo n'icyubahiro mu izina ry'umwami w'abami Yesu Kristo nseze nizeye. Amen.